munyemerere nongere mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana inshuti zanjye abakunzi b'umusaraba bakunda ijambo ry'Imana abo tubona kuri channel Imana Niza TV babandi muvuga ngo mukunda Pastor Diane nanjye ndabakunda abanyandikira muri comment bamwe bakoze subscribe Imana ibaho umugisha bamwe bakora comment share bagakora na share ndetse bakohereza abandi Imana ibaho umugisha nshimira umuntu ugifata kino kiganiro akagipostinga nukuri Imana iguha umugisha wowe ugipostinga wowe ugisharinga abandi nukuri Imana iguha umugisha ukora ikintu cyiza buriya abantu benshi bakunda inkuru zimwe za biracitse kandi koko nizo mukunda cyane hari ukuntu tujya tureba twabona inkuru zimwe zijyanye n'ijambo ry'Imana ukuntu bamwe baba bikurikiye ariko bidafite umumaro ariko buriya iyo umuntu umuhaye ijambo ry'Imana bumugire neza bumwubatse ijambo rirarema ijambo ribeshaho ijambo ritanga agakiza ijambo n'ubuzima twakijwe kubw'ijambo turi kubw'ijambo tubeshwaho n'ijambo niyo mpamvu ifasha umuntu ukamwohereza iki kiganiro ukagisharinga mu bandi mu magroupe ndetse n'abandi ubu mfashiye kwamaza ubutumwa bwiza rero wowe ubikora Imana iguha umugisha wowe ufite telefone yawe ugasharinga abandi ukandika comment ukadukurikirana abakunzi b'umusaraba nukuri Imana ibaho umugisha by'umwihariko abakunda Pastor Diane nanjye ndabakunda mbikuye ku mutima kandi nukuri ineza y'Imana ikomeze ibe kuri mwebwe rero ndagarutse ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana nababwiye ko kenshi bizaba bishoboka twajya dushyiraho ibintu by'ijambo ry'Imana nyine numva ari cyo kintu cya mbere ngendereye ko tuganira ijambo ry'Imana kuri channel ni nayo ntego yuko tugomba gushyiraho ijambo ry'Imana munyemerere dusenge hanyuma twumvike ijambo ry'Imana rivuze Mana turagushimye kandi turakubashye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro bwami bwawe nibuze uri Imana idahinduka uri Imana itaduhana mu byago no makuba twabonye byinshi byaduhindutse ariko ntabwo ujya uduhinduka ubana natwe bwije nuko bukeye uzikurinda Yesu before the instance manda ya sire grome uri papa uri data ntabwo uri data wacu ukinze nta wakingura kandi wakinguye nta wakinga izina rye rihabwa icyubahiro ndagutumiye kugira ngo babe natwe mu ijambo umugisha badukurikiranye ijambo rye rigere ku bantu ko ryateguye mu izina rya Yesu amen Imana ibaho umugisha ndagira ngo twinjire muri Bibiliya dusome amagambo y'Imana kandi ndagusabye kugira ikiganiro ukagisoza n'ukuri kangusabe ari ukuntu umuntu afungura ikiganiro agahita kivaho ukakireka ugatugenda ntukirebe n'ukuri pe ndagusabye ngo kunde ijambo ry'Imana ndabigusabye mbikuye ku mutima kunda ijambo ry'Imana ijambo ribeshaho ijambo rirarema ijambo turiho kubw'ijambo rero ndagusabye ngo kunde ijambo ry'Imana n'ukuri fata umwanya wushyire mu ijambo n'ukuri pe wifata umwanya ngo urebe bidafite agaciro cyangwa bidafite umumaro bimwe tujya tureba nyine byinshi birangaza abantu ariko n'ukuri fata umwanya ukunde ijambo urisome urisengeremo ukunde gusenga ukunde kubana ubane n'Imana Imana izakugeza kuri dusome ijambo riri mu gitabo cya Yohana igice cya 11 umurongo wa mirongo gere ku murongo waho wa 39 haravuze ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4 Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uribona ubwiza bw'Imana nuko bakuraho igitare Yesu ararama aravuga ati databuja ubwanjye nari nzi yuko unyumvise databuja ndagushimiye kuko unyumvise ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka wari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda amaguru n'amaboko haleluya Imana ihabwa icyubahiro aha niho nshaka tuganire kuri aya magambo mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo haracyari ibyiringiro ko bimwe wabonye ko byapfuye byakongera kubaho
bimwe wabonye ko bisa naho byarangiye byakongera kubaho. Hari igihe umuntu ahura n'ubuzima akabona ko atazabuvamo, hari igihe umuntu abana n'imibabaro akabona ko atazayirenga. Ariko mwene data, nkunda kubivuga, nubona ubabaye cyane uzumve ko ugiye kuzaseka cyane, nubona uri mu bigeragezo byinshi uzizere ko ugiye kuzabisohokamo. Imana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu ageramo akajya abona Imana imeze nkaho yamutaye, akajya abona ameze nkaho Imana yamusize. Ariko ndaje nkubwire ngo uhumure, niyo iri mu bigeragezo Imana ibiri mu ruhande rwawe. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo nuko igihe kimwe Yesu yari inshuti ye kwa Lazaro, yari inshuti yabo, yajyaga hajya akahogera akaharya akahamara igihe. Hanyuma Yesu ngo yumva ko Lazaro arwaye ariko ntiyajyayo. Imana ishimwe cyane. Impamvu yatumye atajyayo ni iyihe? Yesu yigeze azura umwana wa Yayiro mu gitabo cya Luka, baravuga ngo n'ubundi ntiyari yapfuye, umwana yarasinziriye. Yesu aravuga ngo nzareka banze noneho bahambe. Imana ishimwe. Nzareka abanze bahambe. Haleluya. Nzareka Lazaro abanza apfe. Imana ishimwe. Imana igira akamatangazo bakamanika, abantu bakamenya akazi kahagaze, abantu bakamenya ko umugore yagiye cyangwa umugabo yagiye, abantu bakamenya ko abana batari ku mashuri, abantu bakamenya ko wakenye, abantu bakabanza bakamanika amatangazo. Turashimira yera ko iyi Imana igutabaye, abamanitse amatangazo no bongera bakayamanura. Haleluya. Abamanitse before enima muri imbyarimbye indirimbo nkunda, haravuga ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza ko Imana izangirira neza. Haleluya. Lazaro ararwara, Yesu ntiyajyayo. Imana ishimwe. Yesu ntiyajyayo. Munsi wa mbere arwaye ntiyajyayo, munsi wa kabiri arwaye ntiyajyayo, munsi wa gatatu ntiyajyayo. Kuri finali barashyingura, ngo bashyingure inkuru igera kuri Yesu. Baramubwira ati ya nshuti yawe Lazaro yararwaye kandi nyuma yo kurwara yarapfuye, baranamuhambye. Ngo Yesu araza. Haleluya. Yesu ageza twamaze gushingura, Yesu ageza byamaze kurangira, Yesu ageza ku munota wa nyuma, aho tuvuze ngo birarangiye, aho tuvuze ngo umuntu arapfuye. Wibutse mu byakozwe no 12, Bibiliya ivuze ngo witwa Herode afatira mu itoro kubagirira nabi, ngo afata ya Yakobo mwene se wa Yohana amwicisha inkota, ngo abonye ko anejeje Abayuda afata na Petero amushyira mu nzu y'imbohe, ngo araye ari bumwice iryo joro. Imana ishimwe. Araye ari before any madra instance, araye manda ya sire grome, araye ari bumwice iryo joro. Marayika w'Imana aramanuka. Imana igiza byamaze kurangira, Imana igiza mu kazi byahagaze, Imana igiza amatangazo yarangije, Imana igiza abantu bamanitse amaboko. Impamvu ya mbere, ntabwo Imana igikora ikosa ngo irwane mbere, Imana irwana nyuma. Imana igiza ugeze mu gihe uvuga ngo ndarushe. Imana ishimwe. Iyo ugihamagara anko ntago Imana iza, iyo ugihamagara mama ntago Imana iza, iyo ukishingikirije ku mugore cyangwa ku mugabo ntago Imana iza, iyo ukivuga ngo mfite amafaranga ndakomeye nduyu narize mfite ibi ntago Imana iza. Imana igize amaboko wayamanitse, ukavuga ngo nemeye kuri Imana, ukavuga ngo ndemeye ko nta wundi muntu wantaba uretse wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Aharana Yesu ntago yaje kandi barakundanaga, yaramukundaga cyane. Nigeze nkunda abadive bari imyindirimbo nkunda, baravuga ngo ibyo unyuramo n'igihe gitoya ntibihoraho. Haleluya. Undi yuzuye umwuka wera, haravuga ngo ni igihe gito intambara zigashira, haravuga ngo ntacyo imaba ntwaye kuko Imana asenga izahanagura amarira. Yesu avuga ijambo rikomeye ndafashirwe. Yobo avuga ijambo ryiza, haravuga ngo nakamwaye shingiye muri isuku isi yubatse nakamwaye. Haravuga ngo ndebye intambara n'ibibazo nakamwaye, ndebye ibigeragezo ndimo nakamwaye. Ariko avuga ijambo rikomeye, haravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Oh, kuko umwami nitadra instance, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntazamwara. Haravuga ngo nakamwaye, ariko kuko umwami Imana azantabara. Imana ihabwe icyubahiro. Marita ngabonye Yesu rero, Yesu ngo araza, ariko aza bamaze gushingura. Ibyunyuramo biruhishe nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngureka Imana. Mana idahemuka juyizera, yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhishe. N'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera,
tuyizera. Haleluya. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma duza imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu buzima Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya. Yesu ngo araza ngo agere imbere ya Marita. Marita muwongera amubwira ati ubundi urajya hehe? Ariko Yesu we aramubwira ngo wabuze kuza abana batabirukana ku mashuri, wabuze kuza indwara itari yanzengereza, wabuze kuza umugabo ataragenda cyangwa umugore ataragenda, wabuze kuza akazi kataragana banyirukanye. Aramubwira ngo ubundi urahe? Aramubwira ngo yewe mwigisha, twamaze kumushingura byarangiye. Mana ishimwe. Aramubwira ngo twamaze kumushingura byarangiye, kuko kabiri amaze iminsi 4 none aranuka. Yesu aramubwira ngo Marita nyereka aho bamushinguye. Aramubwira ngo byarangiye. Aramubwira ngo Marita uyu munsi wizera. Urabona neza Imana? Aramubwira ngo wowe icyo ngusabye nuko wizera. Tuvuge ngo amina. Aramubwira ngo uyu munsi ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Aramubwira ngo nyereka aho bamushinguye. Bibiliya irambwira ngo bajyana Yesu kumva ya Lazaro, ngo Yesu ageze kumva ya Lazaro ararira. Mana ishimwe. Ngo ararira baravuga bati ndora ukuntu yamukundaga. Ntago Yesu yararijwe nuko yakundaga Lazaro. Oya, Yesu yarabizi ko Lazaro agomba kuzuka. Ahubwo icyatumye Yesu arira, yarebye abantu imirimo yabakoreye, yarebye abantu yagaburiye, yarebye abantu yazuriye abantu, yarebye abantu yambitse, yarebye abantu yahaye akazi, yarebye abantu babonye neza y'Imana. Mu kanya gato batakaje kwizera arababara aravuga ngo mbese ntago abantu bazi ko nabanye nabo, ntago bazi ko hari igihe bari baburaye narangiza nkabagaburira, ntago bazi ko bigeze bambara ubusa narangiza nkabambika, ntago bazi ko hari igihe babuze imbyaro narangiza nkabaha imbyaro, none bagize ubwoba kubw'iminsi n'ibihe. Mana ishimwe cyane. Aravuga ngo data ubwanjye nari mbizi ko usanzwe unyumva, ariko uyu munsi mbivuze kubw'abantu bangose ngo bamenye kare wantumye. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo arangurira ijwi aravuga ngo Lazaro sohoka. Uyu munsi Imana igutegekere mu izina rya Yesu. Reka subiremo. Imana itegeka icyo Satani yishe kigaruke mu izina rya Yesu. Imana igaruke yongera itegeka akazi kawe kahombye. Imana igaruke itegeka ubucuruzi bwawe. Imana itegeka urugo rwawe ruze mu mahoro. Imana itegeka iyo ndwara ikire. Imana itegeka diabete ikire. Imana itegeka kanseri ikire. Imana itegeka umuvuduko ukire. Nari mvuze ngo Imana before any madraye. Nari mvuze ngo Imana itegeke ibyo yahombye byongerebeho. Icyo Satani yishe Imana itegeka cyongere kibeho. Imana ihabwe icyubahiro. Besha ko nawe rutakaje kwizera. Nawe umeze nka Marita uvuga ngo ariko Yesu ni wowe twavuganye, ni wowe wambwiye ngo urugo ruzabaho none ukaba rwarasenyutse, ni wowe wambwiye ngo nzabyara none ndataba ziri kuvamo, ni wowe wambwiye ngo uzanyira neza uzampa akazi abana baziga, ni wowe twavuganye. Birashaka ko warucitse intege warusubiye inyuma. Nzanye ijambo rivuga ngo humura, Yesu aracyari ku ngoma, Yesu aracyakora. Amaboko y'Imana ntaki yigeze ibaza Mose, iramubaza ngo mbese amaboko yanjye abaye magufiya, mbese amaboko yanjye ntagikora, mbese amaboko yanjye ntagikora. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi Yesu agutegekere. Biravuze ngo Yesu arangura ijwi aravuga ngo Lazaro sohoka. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo wari upfuye arazuka. Imana ishimwe. Uwari upfuye arazuka. Iyo umurokora atakaje kwizera aba yamaze gupfa mu mwuka. Nari nkubwiye ngo Imana ikuremere kwizera, Imana igukomeze mu rugendo. Ibikanza abagenzi ni byinshi, ibitaye ubwoba ni byinshi, intambara n'inzira ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ndagira ngo wizere Yesu wa kera n'ubu aracyari ku ngoma, Yesu wakoraga n'ubu aracyari ku ngoma, Yesu wa wundi twiringiye umwe bishe bakabamba aracyari ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Ngo Lazaro asohoka azingazinze amaboko n'amaguru mu maso hazingazinze, ngo ibitambaro bimuboshye ahantu hose. Yesu aravuga ngo nimwe mwamuboshe.
Haleluya. Nimwe mwabimushizeho, nimwe mwamuhambiriye, nimwe mwabimwambitse, nimwongere mu bimuhambure. Haleluya. Nimwongere mu muhambure. Ndagira ngo mbwire ngo iminyuru Satani yakwambitse, Imana ije kuyicagagura. Imigozi wambaye ya Satani, Imana ije kuyikuraho. Imana ije guhindura amateka, Imana ije guhindura ubuzima. Ndagira ngo wizere mama, izere papa, Imana ikuntumyeho. Musaza wanjye, murumuna wanje, ndagira ngo wizere hari ibintu Imana ije guhindura, hari ubuzima Imana ije guhindura. Ndagira ngo mbwire ngo humura, n'Imana inyuranye ibihe, n'Imana. Nakunze umuririmbyi umwe, muzumva murimba cyane, muri ndamukunda, yavuze indirimbo nkunda, aravuga ngo namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri ibihe, erega sinakurekura, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sinakurekura. Kandi tujye gusenga. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sinakurekura. Erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sinakurekura. Haleluya. Uwari upfuye arongera azuka. Imana izura ibyawe, Imana izura urugo rwawe Satani yishe, Imana izura akazi ka Satani yishe, Imana izura urugo rwawe, Imana izura urubyaro rwawe, Imana izura ubucuruzi bwawe, Imana izura umugisha wawe, Imana yongera izura ibya Satani yishe, yongera ibigusubize, Imana yongera ikubake, Imana yongera kwambika imbaraga. Wari ucitse intege, wari utakaje kwizera, ntabwo ugikunze gusenga, Yesu akongera imbaraga mu gusenga. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana ibaho umugisha, ndabashimira ko mubana nanjye, ndabashimira ko munkunda, ndabashimira ko mukunda Yesu. Kunda gusenga ibindi nukubesha, maze wirebera inyungu zo gusenga. Kunda gusenga ibindi nukubesha, maze wirebera inyungu zo gusenga. Kunda gusenga ibindi nukubesha, maze wirebera inyungu zo gusenga. Kunda gusenga ibindi nukubesha, maze wirebera inyungu zo gusenga. Haleluya. Mana turagushimye kandi turakubashe, izina rye rihabwa icyubahiro, bwawe bwawe nibuze. Ndagushimiye kuri Imana idahinduka, ndagushimiye kuri Imana ibana natwe uko bwije nuko bukeye bana natwe. Ndasenze ngo umugisha abadukurikiranye, abarwayi bakize mu izina rya Yesu, babibazo bitandukanye basubizwe nawe mu izina rya Yesu, abashomeri bahereza akazi, abagwe bambika imbaraga bongere baze buntu bwawe. Mana umugisha abadukurikiranye, uduhere umugisha igihugu, umugisha abatuyobora, igihugu cyacu gihe umugisha mwami, imbaraga zawe mwami zikomeze zikure ku isi hose, mucyo w'Imana ukure ku isi hose, abantu bakizwe, abantu bihane, bongere amenye kuri Imana. Tugushimiye kutangiranye natwe, ukabusoje natwe urugari imbazi bitubeho mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda nawe utaha. Shalom. Ayiwe